Baje gusuza no kuguha ikaze wo kuri iki kiganiro sobanukirwa. Reka nizere kumeze neza aho uherereye hose. Ushobora kuba uri kwibaza icyo twaguteguriye uyu munsi. Nta kindi ni cya kiganiro cyiza cyane by'umwihariko kiba kibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi ndetse kigafata n'akandi gace ku rukundo. Uyu munsi rero wa mukobwa we tugiye kukubwira ibintu biranga umusore ugukunda bya nyabyo. Birashoboka ko ufite umukunzi wawe rimwe na rimwe bikaba byakugora gusobanurira rubanda niba kuko uwo muntu mukundana bya nyabyo nk'umukunzi wawe, cyangwa ari wawe wundi uza mu buzima bwawe agutesha umwanya cyangwa hari ikindi agushakaho. Kuri iki kiganiro sobanukirwa. Njye ugiye kubagezaho ikiganiro nitwa Ntagara Delphine. Biroroshye cyane kuba wadukurikira. Niba ushaka kumenya byinshi kuri iki kiganiro, kanda subscribe, share, like, waduha n'ikivuzo cyangwa igitekerezo ku byo wifuza ko twaza kuganirizaho ubutaha. Icyambere, umusore cyangwa umuntu ugukunda ahora yumva ko uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Nubwo hari abasore rimwe na rimwe batagira amagambo menshi asobanura urwo bagukunda, ntibivuze ko atagukunda. Umuntu ugukunda bya nyabyo azahora gutekereza, yewe uzasanga no muri gahunda apanga z'ejo hazaza urimo. Akenshi azakugisha inama ku bintu runaka ateganya gukora. Niba ufite umukunzi ukabona uza mu bantu ba mbere bo kumenya gahunda ze, uwo yamaze kugutsindira. Icya kabiri rero, umusore cyangwa umugabo ugukunda bya nyabyo aba yumva nta gisebo na kimwe kirimo kuba yagendana nawe. Nta pfunwe bimutera kuba yakwereka inshuti ze ndetse n'imiryango ye. Aba yumva ari proud yawe cyane aho mwaba muri hose. Azihutira kukubwira inshuti ze urwo gukunda. Bamenye rero niba ubona umukunzi wawe hari aho atifuza ko mwajyana, mugendere gake. Aba yumva ko utaraza muri gahunda z'ejo hazaza. Urahirwa rero niba uzi neza ko umukunzi wawe yishimiye kuguhuza n'inshuti ze ngo zikumenye. Icya gatatu rero, umusore ugukunda bya nyabyo ntakuburira umwanya habe namba. Yego tugira akazi kenshi rimwe na rimwe kakaduhuza, ugasanga nawe ubwawe nubonye umwanya wo kwiyitaho bihagije. Ugukunda bya nyabyo azihangana mu kutaboneka kwe, akore uko ushoboye kose. Umunsi nturenga atakuvugishije. Kukuvugisha cyangwa kuguhamagara nabona byanze, yewe azagerageza akohereze n'ubutumwa bugufi ati sheri wiriwe neza, unyihanganire sinabonye umwanya wo kukuvugisha, akazi kambanye kenshi, ngahoramuka ndagukunda. Ese umukunzi wawe ayagerageza kukubonera umwanya cyangwa urakubwira ko ari bize? Oya, niba gukunda azakubonera umwanya niyo yaba ari iminota 2 irahagije ngo akuvugishe. Icya kane, umusore cyangwa umugabo ugukunda nta mikino agira. Ibintu byose akubwira akomeje, kuko mu buzima bwe abakubonamo nk'umuntu udasanzwe, abagufata nk'umuntu ukomeye, yakumva ko wanamuhagararira aho atabonetse bikunze. Muzaganira mugere kure, ariko uzasanga ahanini icyo akubwira akomeza kugitsimbararaho, apana ibyo kugusezeranya ibyo atazakora. Iba akenshi azagenda bigarura mu kiganiro anakwibutsa ko ari ingenzi. Mukobwa, shishoza neza kuko niba umukunzi wawe iba bikora. Niba atabikora ntukomeze kumwishyiramo, atazakubabariza umutima wawe ukazazinukwa. Icya gatanu, umusore ugukunda ntazatinya kukwereka uwo ari we. Uzasanga akenshi akubwira amabanga ye. Rimwe na rimwe nubwo bavuga ngo umusore utiraririye narongora inkumi, yego azihagararaho nk'umusore, ariko hari ibyo azihutira kukubwira kuko azi neza ko byabagirira akamaro mwembi, cyangwa ko bishobora kubateranya mu gihe abyihereranye. Ugukunda ntazatinya kubwira ko nta mafaranga afite cyangwa ko ameze nabi mu buryo bw'imibereho. Ibi abasore benshi batinya kubibwira abakunzi babo ngo ni ukwisebya, nyamara ugukunda nta kibazo na kimwe azabibonamo kubikubwira. Rimwe na bimwe azabikubwira atari uko ashaka ko hari ubufasha umuha. Iba bikubwira basi ngo arebe imitekerereze yawe ndetse n'inama ushobora kumugira mu gihe ari muri iyi situation. Mu gihe hari abatekereza ko ari ubugwari kuba wabwira umukobwa cyangwa umukunzi wawe ko ntacyo wifitiye. Hoya, si ubugwari, ahubwo ni imwe mu mpamvu zikomeye zishobora gutuma umukobwa nawe akwizera. Ese umukunzi wawe ntaho agukinga? Genzura neza niba kuko agukunda. Niba rero hari ibyo agukinga, atangira umugendere kure. Icya karindwi rero, umusore ugukunda bya nyabyo iyo mugiranye ibibazo ntabitindaho. Yego hari abavoma hafi cyangwa bakarakara vuba. Azarakara yego, rimwe na rimwe akwereke amarangamutima ye, ukaba wanamuhamagara akakwihorera. Ariko nshuti yanjye, ibi ntibizamutwara igihe kirekire kuba yakugarukira. Aho arazarwana n'umutima cyane abone ko nta mpamvu yo kukurakarira. Rimwe na rimwe uzasanga aje akubwira ngo hani I'm sorry nakurakaye for long time, ariko byashize. Azinda kuguhomba, yewe nimugirana n'ibibazo muzabikemura mutabanje kugira akugisha inama munakosora ibigenda nabi. Ese umukunzi wawe niyabamara hafi n'icyumweru atarakuvugisha? Genzura neza niba nabandi ahereza umwanya gukurusha.
icya munani, umusore ugukunda bya nyabyo ntazaguhatira ko mwaryamana cyangwa ko mukora sex. Niba uzi ko atabigusaba cyangwa atabikubwira, azabikubwira, yewe si na rimwe nabona ubyanze azababara by'akanya gato, ariko ntazabitindaho, azakubahira ukuri. Ibyo bizamutera imbaraga zo kuba yakomezanya nawe, azaba abonye kuri umukobwa uhagarara ku cyo wiyemeje. Muri ikiganiro rero nifashishije bamwe mu basore bafite abakunzi babo kandi bakundana bya nyabyo, bambwira uko bafata abakunzi babo kugira ngo nawe uri kutwumva wa mukobwa we umenye ukuri k'umukunzi wawe niba agukunda bya nyabyo. Ubundi ni ibintu byizana utarinze kubyinginga. Rero iyo umuntu umukunda mbere na mbere ugomba kumubonera umwanya, mwakwicara mukaganira, wamuhamagara kuri telefone se, kandi ibyo ngibyo si ibintu biba kubera ko wabyinginze, kuko nawe uba wumva umukumbuye, so ugomba kumubonera uwo mwanya rero mukabonana cyangwa se mukanavugana. Nkanjye umukunzi wanjye mugomba kumubonera uwo mwanya, kandi si ibintu mvuga nyine ngo nuko nabyishatsemo, nanjye mba numva mukeneye, uwo mwanya muha atari ibintu we yanyingingiye, ahubwo ko nanjye nabyiyumvisemo kandi nanjye arawumpa. Ikindi ni ukumwereka ko muhaye agaciro, utamuhisha. Ntabwo njya ngira ibintu byo kumuhisha, kubera ko iyo uri muri relationship ukazanamo ibintu byo guhishanya. Ikintu cya mbere muha umwanya nkamwitaho kandi nkirinda no kumuca inyuma. Abakobwa bakunda abantu babakunda kandi bakanabubahisha. Bibura bizanye ibintu byo kumuca inyuma cyangwa kumusuzuguza mu bandi bakobwa ni ibintu bimubabaza cyane. Iyo mukunzi wanjye ikintu cya mbere ndamwubaha, nkamwubahisha mu nshuti zanjye, yaba iz'abahungu cyangwa njyewe n'iz'abakobwa, mbega nkaharanira ko ahora yumva ari proud yanjye. Kandi ikindi kintu mukorera muri priority yanjye cyangwa mu bintu byose nkora, mugira uwa mbere. Nkavuga ati wenda niba ari gahunda zanjye z'umunsi, niba ari ibintu ndi bukore, nawe nkamushyiramo simwibagirwe, mbega nkagerageza kumushakira umwanya uhagije kandi nkanamwitaho. Mwabyumviye rero, abasore n'abafite abakunzi babo kandi baba bakunda bya nyabyo, utazavomera mu rutete kandi wabashije kumva ukuri k'umusore ugukunda bya nyabyo. Murakoze. Ikiganiro nisobanukirwa mwakigezwagaho na Ntagara Delphine. Mbashishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro byanjye mujya kuri YouTube mwandikamo sobanukirwa, ubundi mumenye byinshi.